hobe abantu biwacu iminsi myinshi cyane nabagezaho video ndisegura cyane. Abantu benshi bagumya banyandikira bati byagenze gute kuki utakiduhereza ama video, ibintu bihagaze bite? Kubamenyereye ahari cyangwa se abo nagize amahirwe guhura nabo, nagize ibyago epi mukuru wanjye aza kwitaba Imana bitunguranye. Naje mu Rwanda rero bitunguranye cyane, sinabonye umwanya wo guhura na benshi, ariko bamwe na bamwe twarahuraga. Epi hari abo twahuye nabo ku Gisenyi, hari abo nabonye bari kuri amahoteli narayeho. Ndasuhuza wowe witwa Odette, nayishimwe cyane, mwaratwakiriye neza kandi narabyishimiye. N'abandi benshi aho nagiye mpura nabo, vraiment thank you so much. So niyo mpamvu nyamukuru ntari ndimo ndabagezaho ama video nk'uko byari bisanzwe. So ubu ndumva mu mutwe hatuje, ndumva nabagezaho ibintu binoze kandi bibafitiye akamaro. So niyo mpamvu rero uyu munsi nabateguriye video nziza cyane, video ikwereka niba koko umuntu muri kumwe murimo murakundana koko, niba agukunda by'ukuri. Yes, niba uri tayari kwakira iyi video, ndashaka aho hasi muri comment yuko myandikira ijambo uti karibu. Rimpereza imbaraga nyinshi cyane zo kongera gukora mbagezaho video zibubaka aho kugira ngo zisenye umubano wanyu n'inshuti zanyu. Uyu musore niba agukunda by'ukuri koko atakubeshya, hari ibintu bitandatu adashobora gukora na gatoya muri uwo mubano wanyu. Wakwibaza uti ibyo bintu ni ibihe? Yes, ikintu cya mbere ahangaha uyu musore mu by'ukuri azakora, nta na rimwe uzumva ufite irungu cyangwa se wumva ko uri lonely cyangwa wumva yuko atari kumwe nawe, nta connection ihari. Uyu musore azakwereka yuko akwitayeho 100%, haba muri kumwe nawe cyangwa se ari kure yawe. So umwanya we azagerageza uko ashoboye kose akwereke yuko muri makeya muri kumwe nawe, sibyo? Ntabwo ari wa wundi ugenda ngo mare iminsi 5, 6 tumva n'amakuru yaho aherereye, adahamagara se cyangwa se atexting akubwira ati meze gutya na gutya. Ibi bintu ntago uzabimubonaho. So kuri we ahora ari kumwe nawe, hafi yawe 5/5. So presence ye ni ikintu cy'ingirakamaro cyane mu gihe yinjiranye n'umukobwa mu rukundo. So niba koko agukunda by'ukuri, iki kintu aragikora, aguha umwanya we uhagije. Kuri uyu musore kirazira yuko agukoresha ikintu udashatse. Mu buhe buryo? Hari igihe ubana n'abantu ariko kuri bo bakasa nkaho bikururira, bishyiraho muri buri kintu cyose, bumva yuko ikibafitiye inyungu nicyo kizima kuri bo. So uyu musore niba urugero umubwiye uti ndumva ntashaka gukora iki kintu n'iki kintu, mu kintu cya mbere akora nuko yubahiriza icyo kintu wamubwiye. Niba utari tayari, haba mu bitekerezo, haba mu zindi nzira izo arizo zose, ashaka kuba yakubwira ko hari ikintu ashaka kugira ngo umukore cyangwa se umukorere, ariko niba umubwiye uti ntabwo ndi tayari, ntabwo numva yuko icyo kintu nakigukorera kano kanya, ni ikintu azubahiriza 100%, ntagire imbaraga abishyiramo cyangwa se agucishe hirya no hino akora ibintu bidashoboka kugira ngo icyo kintu gikore. Icyo kintu azakirinda. Nubona umusore uhagaze uko nguko ukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ni ikiguhamiriza 100% yuko hari plan, hari ikintu kizima agufitiye ejo hazaza. Ahangaha kandi ikintu cya gatatu nuko uyu musore niba mukundana nawe,
hari ikintu adashobora gukora mu buzima bwe niba azi neza yuko uri umwamikazi w'umutima we, ni ukuguca inyuma. Iyo agukunda aba yararangije gufata umwanzuro yuko uba ari wowe wenyine mu buzima bwe, nta wundi muntu ushobora kuba yabyitambikaho. So niba umuzi yuko nta na rimwe aguca inyuma, so icyo rero ni kimwe mu bintu bimuranga mu by'ukuri. Niba agukunda 100%, nuko azirinda kuguca inyuma, haba aho abonana n'umukobwa bagakora ibyo bakora, cyangwa se akitonda akaguca inyuma akoresheje text message, cyangwa se akakwima uwo mwanya ukabona yuko ahubwiye cyane mu kuba yaganiriza abandi, ariko wowe ntagohereza uwo mwanya. Icyo rero ni kimwe nacyo mu bintu uyu musore yirinda gukora kugira ngo mu by'ukuri agumye akunezeze, kuko agufitiye plan nziza. Ikindi ahangaha cya kane ni uko uyu musore mu byo yirinda gukora ni uko yakubabaza cyangwa se akagushyiraho imitwe y'intoki agukubita. Guys, niba ubona umusore ukubaha muri ubwo buryo, nta na rimwe gutombokera, nta na rimwe gushyira hasi, nta na rimwe akwereka yuko uri umuntu udafite akamaro, ahubwo ukabona yuko akwankuraje muri buri kintu cyose, akwereka yuko mu by'ukuri uri agaciro, ufite ubwenge, uri mwiza, ibintu byiza byose arabyatura akabigushyiraho, si wa muntu ugushyira hasi. Ikindi ahangaha, niyo haba intonganya, niyo haba hari ikintu kidasanzwe, uyu musore nta na rimwe wari wabona yuko ashyira intoki ze kuri wowe agukubita. Iki ni ikizira kuri we muri makeya, nta na rimwe ashobora no kubirota abikora. Icyo rero ni ikimenyetso simusiga nacyo kikwereka yuko akwishimiye cyane. Ikindi ahangaha ni uko uyu musore uzasanga ibintu bye byose, hafi ya byose urabizi. Haba hari mu mitungo, haba hari mu muryango we, haba hari ibitagenda kuri we cyangwa se ibigenda neza kuri we. So ibintu ibyo ari byo byose aragerageza akabigusangiza kugira ngo abone yuko muri makeya muri kuri page imwe. So amabanga ye yose uba uyazi. Icyo rero ni ikintu cyiza kikwereka ko agukunda, nta kintu na kimwe aguhisha, akubwiza ukuri. Ikintu ahangaha cya nyuma nacyo kiranga yuko uyu musore agukunda mu by'ukuri, nuko nta na rimwe ahisha yuko mukundana. Donc ari proud cyane kuba yabigaragariza buri muntu wese mushobora kuba muziranye nawe, cyangwa se mu muryango, cyangwa se ahandi hantu hatandukanye. So ari proud cyane umunsi ku wundi kwanonsa yuko muri mu rukundo hamwe nawe. Yes, ibi ni byo bimenyetso simusiga mu by'ukuri. Niba wibazaga uti koko arankunda uyu musore, cyangwa se ndimo ndata umwanya wanjye w'ubusa, cyangwa se wibaza utuntu twinshi cyane, izi karite nuzimubonaho ntushidikanye. Mu by'ukuri nuko ibi ni bimwe mu bimenyetso yujuje. Mu by'ukuri ntekereza yuko umutima wawe wifuza cyangwa se ushaka yuko umusore waza mu buzima bwawe yaba mu by'ukuri adakora ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo akora ibintu bizima kandi bikubaka. Nibyo bintu rero nari mbafitiye. Niba hari ibindi ushobora kuba utekereza wowe mukobwa yuko umusore ashobora kuba yakora mu by'ukuri kugira ngo bikugaragarize yuko akwishimiye cyangwa se ko agukunda, aho hasi muri comment. Cyangwa nawe umusore, niba koko hari ibyo wiyiziho ukorera umukobwa iyo uri mu rukundo 100%, ubidusangiza aho ngaho muri comment, biraza kudufasha cyane. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze aho muri hose. Ciao, bye bye.